Kongeye kubasuhuza bakunzi bacu kuri Rising Engineer, mukomeze gukurikira video zacu zitandukanye. Twizere ko aho muri hose mumeze neza. Reka dusuhuze bakunzi bacu bari hano ku butaka bw'u Rwanda, cyane cyane buri mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu munsi reka dusuhuze abari i Musanze, ugana i Musanze, abantu bari muri centre ya Kivuruga, mukomere cyane. Dusimbukire Igicumbi namwe tubasuhuze abantu bari mu Kaniga, abari mu Karange na Cyumba, bameze mute? Twizere ko bameze neza. Tiveti, Cyumba na Mukarange, mukomere cyane. Dusuhuza n'abari muri Burera. Uyu munsi dusuhuza abantu bari ku Cyanika. Twizere ko muri gukora neza ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Muri diaspora reka dusuhuze abakunzi bacu bigaragara ko bagenda biyongera, bari mu Buhinde, abari mu Burusiya ndetse n'abari hano ku mugabane wa Afrika mu gihugu cya Kenya, Nairobi. Mwaramutse mute? Twizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bimwe na bimwe bigenda bigaragara kuri stade yacu hano mu Rwanda. Turashyira imbaraga uyu munsi mu gusuzuma impamvu stade ya Muhanga itakiriye cani ziheruka kubera mu Rwanda kandi bari batanze kandidatire. Turasesengura tugendeye ku mabwiriza ya FIFA agenga amastade. Amabwiriza ya FIFA rero muzi yuko ari afite ibintu byinshi agenda yibandaho bigera muri 7. Batubwira ibikeneye kugira ngo stade ishyirwe mu cyiciro runaka, bakatubwira uburyo inyigo ya stade zikorwamo, bakatubwira uburyo design cyangwa se umushinga technique ukorwa. Amabwiriza kandi adusobanura uburyo stade zubakwa, uburyo zicungwa, ndetse n'amabwiriza y'umwihariko azigenga, cyane cyane tureba ku bamwe mu byiciro byihariye bigomba kwitabwaho muri stade, ndetse turaza no kubabwira kuri kategori za stade, tubisanisha n'ibyabaye kuri Stade Regional ya Muhanga cyangwa se Muhanga Regional Stadium, byanatumye itabasha kwakira cani iheruka kubera mu Rwanda ikajya i Huye. Mwibutsa yuko muri main users ba stade cyane cyane bitabwaho hari ibyiciro bikomeye cyane bibiri. Ari nabyo byatumye Muhanga itabona qualification yo kwakira iriya mikino. Cya mbere ni players and match officials, aba ni abakinnyi ndetse n'abayobora imikino. Icyiciro cya kabiri ni media and broadcast, itangazamakuru. Turaza kukwereka aho bihuriye n'ibyabaye kuri stade ya Muhanga. Ndakwibutsa yuko amabwiriza ya FIFA ku kijyanye n'abakinnyi, abakinnyi bagomba kugira urwambariro rumeze neza, rufitemo ibiro bya coach, bifitemo abakinnyi bambarira, harimo ubwiherero, harimo ubwogero, harimo massage room aho bakorera massage, harimo refreshment area aho bafatira akantu, hakazamo kit manager room aho babika ibikoresho bya equipe, ndetse na technical office. Naho kuri match officials buriya hagomba kubonekamo aho abayobozi bambarira, ndetse n'ubwiherero, ndetse n'abashobora gufatira douche. Ibyo ngibyo ni mandatory kuri stade ziri ku rwego rwa stade ya Muhanga. Hagomba kuboneka kandi medical facilities for players and officials, bivuga ngo aha hantu abaganga bakorera. Kimwe muri byo ni icyumba cyo gusuzumiramo abakinnyi cyangwa bita medical examination room. Ikindi ni doping control room, aho barebera yuko abakinnyi batafashe ku biyobyabwenge. Hagomba kuboneka kandi icyumba bwana butoragura imipira bushobora kujya gukoresha, akaboneka ndetse n'icyumba cya technology. Ariko iki ngiki cyo ntago ari mandatory kuri zira stade. Wakoze uti ese Stade Regional ya Muhanga iri mu kihe cyiciro? Mu cyiciro bitangwa na FIFA n'ibyo ngiye gusobanurira. Icyiciro cya mbere ni stade z'ubushobozi bunini mpuzamahanga zakira abantu 40,000. Ahanga ariko iki cyiciro stade ivuguruye ya Amahoro Stadium izaba ibarizwamo. Icyiciro cya kabiri cyakira stade ni cyakira abantu 20,000, na icyiciro cya gatatu cyakira abantu 10,000,
icyiciro cya kane kikakira abantu 3,000 n'icyiciro cya gatanu kikakira abantu 250. Stade ya Muhanga rero ubusanzwe ifite capacity yo kwakira abantu 12,000, bivuze ko ari mu cyiciro cya gatatu. Icyiciro cya gatatu rero cya medium professional football venues, nuvuga ngo ni stade ziri hagati ko ikira cyiciro cya mbere cy'ibihumbi 40 ni large venue, icyiciro cya very large, hanyuma icyiciro cya kabiri ni large venue. Muhanga rero iri hano mu cyiciro cy'ibihumbi 10 ari twita medium. Angaha rero ni stade bishobora kwakira amarushanwa mpuzamahanga yego, ariko ku cyiciro gitoya, urugero nk'imikino cyangwa se za tournoi z'urubyiruko. Stade nk'iya kandi igomba kuba ifite igice gisakaye cyangwa se igice cy'ibanze kigomba kuba gisakaye. Ibyo ngibyo Stade ya Muhanga irabyujuje ubonye ko ifite igice cy'imbere gisakaye, igomba kandi ko ifite amatara ashobora kubonesha igihe match zibaye nijoro, igomba ko ifite ikibuga gifite ubwatsi butoshye bumeze neza, ariko kandi na tapi synthetique ahangaha iremewe, bivuze ko ahangaha Muhanga nta kibazo yari ifite kuko ifitemo tapi synthetique. Yagomba kandi kuba ifite ibibaho 3 mu mpande cyo bita pitch side boards bigaragazamo ibitego. Ibi ngibi rero stade yacu ya Muhanga nabyo yari ifite. Hagomba kandi kubonekamo icyumba cya muganga kimwe, hakabonekamo officials bench abaganga, aho nuvuga ngo hagomba kubonekamo aho abaganga bicara, hakaboneka aho abayobozi bicara, ndetse hakaboneka n'agace ko kwishyushya hanze. Akangaka gafite byibura metero 25 kuri metero 3 z'ubugari. Umuryango abakinnyi binjiriramo agomba kuba ufite byibura metero 3 z'ubugari kandi ukaba usakaye. Reka nkubwire rero ko stade iri mu cyiciro cya Stade ya Muhanga kandi yagomba kuba ifite urwambaro rw'abakinnyi byibura 2 hatandukanye, afite metero kare 40, icyumba ku bakinnyi ku ikipe imwe no ku yindi kipe, bivuze ngo agomba kuba ifite urwambaro rwo kwakira amakipe 2 atandukanye, kandi buri rwambaro rufite byibura metero kare 40. Hagomba kuba harimo kandi icyumba cy'abaganga gifite byibura metero kare 25. Hagomba kuba habonekagamo kandi aho abayobozi bambarira metero kare 25. Hakabonekamo icyumba cyo pimiramo abakinnyi ko batafashe kuyobyabwenge metero kare 15. Hagomba kubona kandi parking yo kwakira imodoka zizanye amakipe, byibura imodoka 2 za bus. Ikindi hagomba kuba harimo match directors office cyangwa se uyoboye imikino agomba kuba afitemo bureau. Ubijyanye rero n'itangazamakuru nuko hagomba kuba hari main camera platform ifite byibura metero 6 kuri metero 2 z'ubugari. Ahanga rero ikibazo gihari nuko kuri Stade Regional ya Muhanga nuko agace gasakaye utashobora kuba washyiramo kamera, kubera yuko hari ibyuma byari bikingije, bivuze ngo hari imirimo yagomba gusabwa gukorwa kugira ngo kamera ibone ahijya. Agomba kubona kandi positions 3 zo koreramo commentaire, akaboneka hano televiziyo ishobora gushyira studio. Ikindi nuko agomba kuboneka broadcast compound, hahandi abantu bafite imodoka zishobora gusohora amashusho y'ibyafatiwe kuri stade zishobora kuba ziri hafite metero kare 400. Media working area itangazamakuru rigomba kuba rifite ahantu hihariye rikorera afite byibura metero kare 20. Ibintu byo ntabwo byari ikibazo bari kuhabona. Hakaboneka rero ibyumba ahantu hihariye, icyumba cyo koreramo press conference cyangwa se gutangiramo za interview ashobora kwakira byibura abantu 20. Ikindi nuko hagomba kuboneka ahandi hantu ibitangazamakuru bishobora gukorera byibura hari udutebe dutoya tw'abantu 5. Ikindi nuko ira stade yagomba kuba yabasha kwakira abanyacyubahiro byibura 100. Muri tribune afitemo intebe zabo 100, ikagira na lounge ahantu baza kuba bajya kuganirira business, nashobora kwakira abantu 100. Kurikije ibyo umaze kumva urumva yuko Stade ya Muhanga hari imirimo myinshi agomba gukorwaho kugira ngo ivugururwe ishyirwe ku rwego rwo kwakira imikino nk'iriya no kuba yakwakira ndetse imikino isoza.
icyaje gukomera rero hano kugira ngo kibashe kubahirizwa nuko stade yagomba kuvugururwa ariko hakaboneka n'amahoteli ashobora kwakira abakinnyi ndetse n'abayobozi, players and match officials. Bakaba rero mu isuzuma rasanze i Muhanga igihe hari hoteli imwe gusa yujuje ibisabwa, bigatuma rero Muhanga idatsindira kwakira iriya mikino, ikajyanwa mu karere ka Huye ikakirwa na stade ya Huye. Ikindi rero nagira ngo witegereze urebe bino byuma bishinze muri iyi stade. Ibi byuma nabyo byabaye imbogamizi, nubwo wenda ibi byari gukosorwa kubera yuko ntabwo kamera ishobora gukurikirana umukino ngo uve ku izamu ugere ku rindi, kubera ko hari aho ugera ugasanga bino byuma mo hagati bibaye imbogamizi. Ibi ngibi karimo gukosorwa ku yandi ma stade arimo kubakwa. Mwanya kuri stade ya Huye ibi byuma byo hagati nta bishinzemo. Mwaribonye kuri stade ya Nyamirambo cyangwa se stade ya Kigali Pere Stadium, naho ibi byuma nta birimo, ndetse na stade Amahoro isingiza kiri hejuru, nta bintu biri hasi bishobora gukingiriza kamera. Ubwo rero twizere yuko ubwo Muhanga ifite n'amahirwe ko ifite imbuga ngari hatarubatswe, habonetse andi mahirwe ishobora kubakwa, noneho ibi bikajya hariya hari imbuga yasigaye bikubakwa neza. Reka tubashimire rero abakunzi bacu mukomeje kudukurikira, dushimire by'umwihariko abasubscribers bacu. Tugushimire wowe ugenda ukagaruka ukareba video yacu twashyiraho ukareba ndetse ukaduha komanteri. Ariko dushimire n'abantu batureba bicecekeye bibereye hirya aho mu gikari, ako twashyiraho aka video bagahita bateraho ijisho. Mukomeze mutubwire n'ibindi twabategurira. Reka tubashimire tubabwire ngo n'ubutaha, Imana iduhana umugisha.